Good morning guys, meze mute? Ndasuhuza mwebwe mukurikira Dede Fashion TV, ndasuhuza abari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, impande enye zose z'igihugu cy'u Rwanda. Ndasuhuza abantu mutuye mu mujyi wa Kigali, abantu mutuye hanze y'u Rwanda, muri diaspora, abantu guys, uko nabonye hari abantu badukurikira bari muri Togo, abantu mudukurikira muri Mozambique, abantu mudukurikira muri mu Buhinde, abantu mudukurikira muri Katari, ahandi nihe nabonye harantungurara, muri Amerika, muri Burkina Faso, abantu mudukurikira muri mu bihugu bitandukanye, nabonye muri benshi muri mu bihugu bitandukanye, mu Burayi, muri ibaze nawe kugira ngo umuntu agukurikire ari muri Togo. So mwese ndabashimiye cyane, ni ibihugu byinshi, muri Ethiopia ni ibihugu byinshi nabonye bidukurikira. Mwese rero ndabasuje cyane, mwebwe mubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda, namwe mutarwumva I think ko muzajya mukora transaction kugira ngo mubashe kutwumva. Rero mwese ndabasuje cyane. Uyu munsi nkuko nawe basezeranyije ngiye kubaha video mbereka uburyo wakorera imashini yawe isuku, uburyo wakwafirima, uburyo nyine wakorera isuku imashini yawe, biriya bibazo byose igigira ntibigire. Turatangira na video yose tuyirangize, ndabizeye murebe ibice bigize imashini, nimurangiza mumenyereho n'uburyo ibyo bice byose bigize imashini wabikorera isuku, kandi imashini yawe ntizongere kugira ikibazo. Umuntu wambajije ngo ese kubera icyo umuntu adoda imashini ye ikazamo indodomo munsi, yampaye inspiration yuko ngomba kubereka ibice bigize imashini yacu, hanyuma nkanabereka uburyo wabikorera isuku, ewana ugatandukana n'ikibazo cy'imashini isakuza, ugatandukana n'ikibazo cy'imashini idoda nabi, ifite umwanda, idoda indodo zikipfundika, kwa kundi udoda indodo zikagenda zicikagurika utazi impamvu, kwa kundi udoda nyine hakagenda havukamo ibibazo bitandukanye. Birya akenshi biterwa n'uko imashini zacu tuba tuzigirira umwanda, cyangwa se bigaterwa n'uko mu mashini haba harimo umwera, nta mavuta uheruka gushyiramo. Byose ngiye kubereka inzira z'imashini cyangwa se ibice bigize imashini, mbereke uburyo wabigirira isuku, hanyuma mbereke n'uburyo wabishyiramo amavuta. Byose ni muri no video, ntucikwe, bye, mukurikire video yose muyirangize. Guys, ntibagirwe gukora subscribe, ntibagirwe gukora share, ukomanting utubwire uko ubibonye, hanyuma mwese kandi mukomeze kuryoherwa n'ubuzima, mukomeze murebe video yose muyirangize. Thank you. Twatangiye rero, ntangiriye mu kubereka amaguru y'imashini. Imashini ubundi ngewe kubera ko n'ubundi menyereye kuba nsanzwe nyikorera isuku, rwose ngewe ntago biri bugorane, murabibona ko imashini yanjye iba ifite isuku nk'ibisanzwe. Murihanganira urusaku murimo kumva inyuma rw'ibintu bihinda, ahantu ndi barimo barubaka etaje, rero hari ibintu baba basakurisha, murihanganira urwo rusaku ruri inyuma. Nta kundi nabigenza, navuze nti sinategereza igihe etaje izuzurira ngo mbone kubaha video. So utu ni udukoresho twose ngiye gukoresha, wenda umukasi wo ntawe urimo, ariko nawo uba ugomba kuba uwufite, nawo uri mu bice bigize imashini cyangwa se ibikoresho by'imashini. Ubu rero nicaye ahangaha, ni akantu nari nabambyeho kavuye ku gitenge, ndagira ngo mbereke ukuntu umuntu agira ibikoresho byose ngibyo na metero. Dore indodo guys, hari igihe usanga umuntu mu bantu mu kidoda rwose mukadodesha umwenda ufite indodo zidasa, ibyo bintu mubicika, urudodo ntiruhenda. Nagira ngo akanako nkabereke ko mba mfite indodo nyinshi z'amabara atandukanye, ku buryo buri mwenda wose mba mfite ibara ryawo. So hanyuma nakuragamo hari amatonovisi, nubwo naberekaga indodo
hariya nari ndi gukuramo n'amatunovisi ngiye gukoresha. Twatangiye rero sasa, urabanza ugafungura akabati. Ahangaha tugiye gutangira mu buryo wakorera isuku imashini. Yes, mu gukorera isuku imashini twagiye. Ndimo ndafungura amaburo y'akabati. Mana, uru rusaku ni rwinshi ruri inyuma, ariko murabyihanganira, dore imbere y'akabati urabona ko nta mwanda mwinshi urimo. Ariko narabanje ndareka hashira icyumweru, kubera ko nari narababwiye ko nzabaha video mbereka ukuntu umuntu akora isuku mu mashini. Reba nk'ibintu biba birimo, ikintu kiba kimeze nk'uburingiti rwose, cyarabaye gifite ubwoya. Mana, ntabwo ibi bintu biba bikwiye. Ubu urabona iki kintu koko cyaba kiri mu mashini, wadoda imashini ikadoda neza. Noneho ngewe kubera ko mpora nyikorera isuku, murabona ko nta byinshi birimo. Ariko ibaze ko hari imashini y'umuntu ugeraho yayifungura ukagira ngo yarambitsemo ikiringiti neza neza. So ubwo rero ni ukuvuga ngo mu gukora isuku ugenda ukuramo buri dupiyese, ugenda ureba ahantu tunovisi iri, uyikuzaho imyanda. Noneho munsi y'amenyo ho ukoreshaho igitambaro. Mwakibonye, ukoreshaho igitambaro. Reba ibintu biri kuvayo, reba nawe. Ngewe ntabwo ari byinshi, ariko muzabirebe mu mashini yanyu mwebwe mutajya muyikorera isuku. Hano noneho nubibona uzumirwa. Aha rero iyo umaze gukuramo bya bindi bimeze nk'ibiringiti, utangira gukoresha akaroso kugira ngo n'ibiri ku mpande byose na bwa bundi butoya bwose buvemo. Ugakoreshamo akaroso kugira ngo n'utwanda na duto duto dusigaye twose natwo tuvemo. So hanyuma nakuyemo ibyungo, ibi babyita ibyungo, kugira ngo mbone uko nkora isuku mo imbere neza. Nimba uzi neza ko ushobora koga, urabizi ko imashini utayigura irimo umwanda, uyigura irimo isuku, ifite isuku. Rero uba ugomba guhora uyigirira isuku kugira ngo iguhe ibyo uyishakamo. So twarangije gukora isuku mo imbere mu menyo, niho haba hihutirwa. Noneho ngiye kubereka bya bice bigize imashini guys. Uba ugomba kureba ahantu hose hari utwanda, no mo imbere hagiye harimo utwanda, ukadukuzamo ka karoso nk'uku nguku murimo kubona ndimo ndabigenza. Ukahanagura ku buryo hose ubona nyine ko hakeye. So reba rero aha hantu mugomba kuhamenya, mukahitondera. Aha nta suku yindi birenze ugomba kuhakorera, usibye kuhashyiramo amavuta kuri buri buro yose. Ahantu hose uzihanyeganyega iyo urimo kudoda, haho ari icyuma gihuye n'ikindi, uba ugomba kugikorera isuku, ugashyiramo amavuta. Iyi mashini iba igomba kuba irimo amavuta ahantu hose hashoboka. No ahantu hose ubona nyine hafite ahantu iburo ihuriye n'indi hose ukahagirira isuku, warangiza ugashyiramo amavuta. Mujye mumenya yuko imashini kugira ngo idode neza iba igomba kwitabwaho, igahabwa buri kintu cyose ikeneye, yaba amavuta, yaba kuyikuramo umwanda, byose warangiza kuhashyiramo ukongera ukayubura. Ahangaha rero ni mu menyo, ni mu menyo. Ubwo twakomeje nyine, ubu turimo ureba aka kantu mukarebe. Urabona nayo nahanaguye pe, ariko hagati y'amenyo ku menyo y'imashini hari utuntu tuba tumeze nk'ari tubiri duteganye, hajya hihishamo imyanda. Naho ugomba gufata ka gatunovisi gatoya nicyo kamaze, ugakozayo ugakuraho ya myanda, ubundi ugashyiramo amavuta hose mu menyo hose. Aya mavuta aba agomba kujyamo. Ahangaha hari amaburo ajya ahandi twafunguye mu kabati, kuri ka kabati ko hejuru naho ugomba gushyiramo amavuta. Kambere kantu mutajya mwibuka gushyira guys, kuri aka kantu ko hejuru, utwo twenge uba ugomba kudushyiramo amavuta, kuko mo imbere harimo amatiyo, harimo ibyuma bifasha imashini kudoda. Nabyo rero ntibigomba kwicwa n'umwera, uba ugomba nabyo utwo tuburo gutonyangirizayo amavuta yose akinjiramo aho utabasha kugera. Utwo tuntu dutoboye hejuru nicyo tumaze, ntugire ngo hari ikindi tumaze. Hanyuma urazenguruka inyuma y'imashini ugafungura. Muze murebe ahandi hantu mutajya mwibuka gukorera isuku. Aho hantu uba ugomba kuhibuka ugashyiramo amavuta.
aka kabati kako nagakuyeho kari karimo guhanuka, ukagenda ushyiramo amavuta. Aha hantu naho kwitondera, ukayatonyangirizamo atari menshi, ugenda ushyiraho agatonyanga kamwe kamwe. Mwabyumvishe? Shyiramo agatonyanga kamwe kamwe. Hari igihe usanga urimo urajya gukoresha imashini buri munsi bagafungura bakagukoreramo utuntu tudashinga, ukagenda nawe ukavuga ngo imashini yanjye bayikoze, kandi ari umwanda wayigiriye cyangwa se ari ukuyicisha umwera wabiteye. Hariya hirya twarangije turafunga, hanyuma dufungura kuri aka kantu. Nagira ngo mbereke za buro icyo zimaze. Impamvu mfunguye ahangaha ni ukuvuga ngo nuvuga ngo ntonyangirije ariko n'ahandi hejuru twatonyangirije, burya amavuta reba, urabibonye ko ntonyangirije y'igitonyanga amavuta akagwamo imbere. Aha hantu haba hakeneye amavuta, kandi kugira ngo uyacishemo ajyemo neza ucisha muri ka gatoboro ko hejuru yaho. Aho nawe iyo urangije urapfundikira, usubiza ibintu uko wabisanze kugira ngo imashini itaza kugira ikindi kibazo. Twakomeje rero na hano ahangaha nyine muri pedali naho uba ugomba gutonyangirizamo atari menshi, ariko iyi ni buwate, ni ibyungo nk'uko nabibabwiye bijyamo buwate iyo twita ihori, abandi bayita buwate, gutyo gutyo. Hanyuma nako ukadutonyangirizaho amavuta. Aha, warangiza ukadusubizamo. Reba aho ucishije akaboko, nawe ariho uzacisha ujya gukoramo, nta mpamvu yo gucisha akaboko hejuru. Hanyuma narindi kugatunganyamo neza kugira ngo kabone uko kajyamo, ntazajya ndoda kagahanuka. Byarangiye rero kagiyemo. Karagoramo ukuntu kubera ko kaba gahubukamo, nta kiba kigafashe, kandi iyo wagashyizeho amavuta kaba kanyerera. Hanyuma tugashyiraho n'icyungo, ukakiringanizamo neza kikajyamo, ubundi ukagarura ya mapata yacyo ukongera ukasubizaho neza ku murongo. Rero mubonye akantu nkoze ko guhita mpedara ngo ndebe. Iyo ubishyizemo nabi urapedara bigahubukamo. Buriya rero ni ikikwereka ko nabishyizemo neza, kuko ntago bihubutsemo. Numara kubishyiramo jya uhita upedara urebe ko bitavamo cyangwa bitabyara ikindi kibazo hakiri kare. Hanyuma rero ni ugupfundikira nta kindi. Ubwo ya maburo nayo ni ukuyatonyangirizaho utuvuta kugira ngo imashini yawe itazagira ahantu hamwe irwara umugesi. Haba mu maburo afunga, iyo utatonyangirijemo aya maburo, hari igihe uyafunga wajya kuyafungura akanga gufunguka. Kubera iki? Kubera ko afite umwera. Ariko iyo ariho amavuta urayafunga uko ubishaka, ukazayafungura uko ubishaka, byose bikemera. Aha rero dushyizemo ihori neza cyane, unayiringanizamo ukayishyiramo neza. Ikintu tugiye gukora, ameza y'imashini ugomba kuyatonyangirizaho amavuta, nayo ukayahanagura ku buryo imashini yawe iba iburiye. Waba ufite akazi kenshi kangana gute, ibi ngibi ugomba kubyibuka. Warebye ukuntu imashini bisa, byonyine umwenda wose wayidoderaho ntago wakwandura. Hari igihe uhereza umukiriya aguhereza umwenda, yaza kuwutwara agasanga umwenda uranduye, urasa nabi. Igihe cyose imashini yawe isa nabi ntago byayibuza kwanga gukora. Hari akantu nari nsoje ntibutse kubereka k'ingenzi, nako k'ingenzi cyane. Uba ugomba gufungura ahantu. Hari abantu batinya gufungura imashini ngo byayica, ngo ibiki, afite ubwoba. Ariko muba mugomba gufungura imashini ukayihanagura. Nyine ntugire ibintu by'imbere imbere wangiza, ariko byibuze ahashoboka gufunguka ukahagira. Mubonye ko ahantu nzuminze ya mavuta natonyangirizaga hejuru kuri kano kantu kaba kamanuka kanazamuka, niyaza akibikamo hariya. Reka nkwibira akabanga ko igihe udafite amavuta, wari umaze igihe uyashyiramo aha hantu, hari akantu kari hariya akayasevinga. Hari akantu kari hariya aba arimo yaraguyemo, arimo, nimba mukabona simbizi, kari inyuma y'ibyo byuma. Hari amavuta aba yaribitseyo, ujya uyakurayo nayo wongera uyatonyangirizemo igihe amavuta yagushiranye kandi utafite andi hafi yawe. Uyakuramo hariya, hari ayaba yaribitsemo. Iyo ukorera isuku imashini yawe uyitonyangirizamo amavuta.
noneho kwa kundi urimo uradoda hari utugenda dushibuka tugwa muri za buro, hanyuma bigatuma imashini yawe ikomeza kudoda neza. So ukongera ukahafunga neza. Nababwiye ngo ikintu iyo gifunguye ugisubiza uko wagisanze, ukongera ukagifunga neza. Ndizera rero gahunda yacu yo gukorera isuku imashini irangiye. Ahangaha ngiye gucomeka, ngewe nkoresha umuriro, ngiye gucomeka turebe nimba ntacyo twangije. Turacanye, hanyuma tugiye kudoda turebe nimba nta kintu twangije. Ngiyo inuza hasi, ngiyo pedari cyangwa se ikirenge, murabibona nimba murimo kumva agasawundi karimo, murimo murumva iyo mashini irimo irasakuza. Impamvu imashini isakuza ni uko utajya uyifungura ngo ushyiremo amavuta ahantu hose hashoboka. Ntago rero yabura gusakuza kuko iba ifite umwera, kandi nibyo biheraho imashini igatangira kugira ibibazo bitandukanye, ukibaza icyabiteye ukakibura, ukamara umwanya munini uri gupfa ubusa, kandi wakabaye umara uwo mwanya uri gukorera isuku imashini yawe. So ndatekereza iby'ingenzi tubivuzeho mu buryo buhagije. Ahangaha ngiye kwafira imashini, hanyuma ndode ndebe yuko ibintu biza kuba ari uburyohe, cyangwa se imashini yacu nta kindi kibazo kindi ifite. So ahangaha ndimo ndashyiramo urudodo, nizera yuko inzira z'indodo zose mwese muzizi. Ibyo ngibyo muzabibona muri video nakoze. Nimba utazi kudoda, uzareba video nakoze yigisha umuntu kudoda, uzabiboneraho. Ahangaha tugiye kudoda turebe nimba koko ibintu twavuze ari byo. Ese koko koza imashini cyangwa gukorera isuku imashini bituma idoda neza? Nicyo kintu tugiye kwibaza ahangaha. Ahangaha twatangiye kudoda, noneho uburyo imashini bidasakuza nibwo buba burenze. Idoda neza, ikadoda wumva yoroshye, no mu menyo ukumva haroroshye nyine. Reba indodo uburyo zimeze neza. Nadodeshejemo umukara kugira ngo mubibone, ariko wowe udoda ntukadodeshe urudodo rudasa n'umwenda rwose, n'umwanda ntago biba biryoshye. Mwabibonye ko imashini yacu irimo iradoda neza nta kibazo. So rero nimba nawe hari yindi nyunganizi wumva wadusangiza, cyangwa se ukumva hari ikindi kintu watubwira ku bijyanye no kutwigisha uko twakoresha imashini, cyangwa se ibindi bice bigize imashini twebwe tutabasha gusobanukirwa, n'ikindi kintu cyose wumva wambaza. Abantu mujya mumbaza ngo nigisha kudoda, ntago ndatangira kwigisha kudoda, nzabyigisha mu minsi iri imbere. Nzatangira kubabwira igihe nzatangira kwigisha, kuko ngewe nshaka kwigisha abantu kudoda mu bundi buryo buri special. Nago abantu benshi murampamagara, mufata namba zanjye mukampamagara muri kumbaza icyo kibazo. Reka mbasubirizemo hano, nago ndatangira kwigisha kudoda. Narigishije benshi, narabigishije, ariko ubu ndashaka kubiha undi murongo ufatika. Ndashaka kubiha undi murongo mwiza wo kwigiraho kudoda, n'ubundi bumenyi bwinshi bujyanye na fashion butandukanye, kuko ndashaka gushaka inzu akaba ariho mbibigishiriza. So thank you for watching, bye.